Iyi ni Flynet Rwanda, tukaba turi mu rwego rwo kugenda tuvisitinga abantu bakuru ture muri iyi minsi ukuntu baba babayeho n'ukuntu baba bari kwishima mu ngo zabo. Yes mama, muraho? Muraho neza. Ko tugusanze hano muri salo, uri gukora iki? Kwirebera ka televiziyo ndeba umwana witwa Ruka. Uri kureba nde? Ruka. Ruka? Ruka ni wahe? Ni umwana ukina amafilimu usobanura ariko akavuga ati ndatega nkimanukira nkazamuka ngatwika. Ugatwika? Ngo agatwika. Rukanga aratwika? Aratwika akimanukira akazamuka agatwika kandi agategura. Nese nawe ibyo bintu uba wumva ari byo? Yewe nibyo uriya mwana ndamwemera. Niyo mfite stress n'uburwayi narebye nkabona Ruka bita numva nyize nanjye nkavuga nti abana banje nabo bazategura bakimanukira bagatwika. Nese ujye utegura ugatwika? Ngewe se ngese mwana wanje kureba nshaje nategura ngatwika, ahubwo abana banje nabo bazategure nabo batwike barebe Ruka ibyo akora. Ruka se ubona avuga yita amazina ngo ni icyamamare? Ni icyamamare koko arabivuga. Ubu se sindi umukecuru ngese namwamamaza mbonyeho umwamamaza. Uranamuzi? Waramumenye? Naramubonye ndamuzi kwishusho ndamubona hariya. Namwamamaza mfite uko mwamamaza kuko aratwika koko ni icyamamare. Ni icyamamare. Asigaye ngo yitwa ngo Intare ya Kigali. Intare ya Kigali ntayo numva, ahubwo nzi ko yavuze ko atwika akanimanukira. Ariko se agategura, ariko ngo namukinishije ngaramutse agufasha yakuvuna. Avuga ati ngufashe nakuvunira mu mavi. Ati ngufashe ati nakuvunira mu mavi. Ati ngufashe najya nkuvunira mu mavi. Agakina ati mwabonye akantu mba nakize materega Ruka ndategura. Ati nimanukira. Iyo umaze gutegura ukahita wimanukira. Ukimanukira uriya ni umusada. Yarakaze kandi ndamwemera. Ni ukuvuga ngo Ruka tumubwire kumwemera? Mumubwire mutera umukecuru kwemera. Arakwemera afite aho yamamaza ni filimi zawe zimumara stress. Zimara stress yo mu mutwe. Ihungabana mfite iyo mbibonye ukabona ukuntu yimanukira. Natangiye kwibuka ukuntu nahungabanye. Numva stress zishize nkavuga niyo n'abana banje bagendaga bakajya bakora biriya bagatwika bagategura bakimanukira. Ni nabo nkajya mbabona kuri televiziyo. Ni stress zo mu mutwe. Hagize se nk'umuntu uhungabanya Ruka agashaka kumusebya umufasha? Navunira mu mavi. Muvuna. Urakoze cyane. Sawa.